Wari uzi ko hari ibintu bitanu bikubuza gutera imbere nawe ubwawe utabizi? Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane igira ingaruka ku buzima bwa benshi. Ariko abantu benshi ntibamenya ko hari abantu bakora cyane, bafite inzozi nyinshi, bafite impano, bafite ubushobozi, ariko imyaka igashira nta mpinduka babona. Bamwe bibaza bati kuki ntatera imbere, kuki ibintu bitemera, kuki ibintu nyine nta mpinduka kandi ndakora, kuki abandi bagenda bazamuka njye nkaba nkiri aho nyine, kuki inzozi ngira nyinshi ariko ntazigeraho. Kuri ni uko hari igihe ikibazo aba ari amahirwe make, si abantu bakurwanya, si igihugu se, si amateka yawe. Hari igihe ikibazo ari ibintu bitanu byihishe muri wowe ukora buri munsi. Ibyo bintu bitanu byihishe ukora buri munsi utabizi, ari byo bikubuza gutera imbere. Ushobora kuba utazi ko ibyo bintu ari byo bikubuza gutera imbere. Ikaze ku kiganiro The Voice of Life, tugiye ku ngingo yatuzanye uyu munsi. Isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga, umuzi bisesengura kimwe kuri kimwe. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, komeza unkurikire kugeza ku musozo. Ikiganiro niyo mpamvu kitareba abantu. Mu gace kacu ka mbere, ikintu cya mbere kibangamira abantu benshi, gutekereza bito, ugatekereza bito cyane, ugatekereza hafi. Abantu benshi bafite ubushobozi bukomeye, ariko mu mutwe wabo bibwira bati sinabishobora, nta bushobozi mfite, n'abandi nibo bamuvukiye. Uhora wibaza ko hari ababivukiye, hari abo byagenewe yuko aribo baremewe gutsinda. Ntabwo ndi uwo kugera kure. Benshi twiremera ibiduca intege, ntabwo wisubiza inyuma, ni wowe ubwawe, ntabwo nshoboye. Bariya bafite konegisiyo, bafite inshuti nziza zituma batera imbere, buri gihe ugira impamvu. Iyo umuntu yitekerejeho gato, agahita agabanya ibyo agerageza.
agabanya ibyo agerageza, ntazasaba akazi keza, ntazatangira bizinesi, ntazavuga igitekerezo cye, yewe ntaziyamamaza, ntazizera. Kenshi abo bantu nubwo bakunze kwizereraho. Ikibazo si uko udashoboye, ikibazo ni uko yibujije mbere y'uko ubuzima bumugerageza. Urumva hari ukuntu twibuza amahirwe mbere y'uko ayo mahirwe tuyabona. Urugero, hari umuntu ushobora kuba azi gukora neza cyane kurusha abandi pe, ariko kubera kutiyizera, nyine kubera kutiyizera akaguma inyuma, ugasanga urashoboye pe, ushobora kuvugira mu ruhame, ushobora kugira ikintu wigisha abantu nabo bakagira ukuntu batera imbere, ariko kubera muri wowe nta cyizere wifitiye, urisuzugura, bigatuma uguma inyuma. Undi ashobora kuba afite ubushobozi busanzwe, bibaho pe, afite ubushobozi busanzwe ariko akizera agatera intambwe agatsinda bro. Reka nkubwire uburyo wava muri ibyo bintu nyine bituma udatera imbere. Ikintu cya mbere, tangira kuvuga neza kuri wowe, tangira wivugaho amagambo meza. Burya ibyo twiyaturiraho ni nabyo bitubaho, burya ibyo twisabira ni nabyo duhabwa. Tangira wibwira amagambo meza, ndarenze, ndashoboye, ni njyewe. Nawe wumve yuko ari wowe ugomba gutsinda. Ndashaka abantu mukurikirana Universe TV, mwumve ikiganiro buri munsi, The Voice of Life, mugezwaho na Coach Snell. Niba hari kimwe muri ibi wajya gukora cyangwa ugakora utabizi, utegure ukuntu wabihandolinga, ukuntu nyine wabyikuramo. Icya kabiri, reka kwisebya mu bitekerezo. Abantu tuyisebya usanga se mama aba aribo bagenewe kwambara neza, se mama se njye nanjye biranabirya. Urabona njyewe buriya bushobozi bufite, uri kubona se aha ni iby'abavutse neza bavutse pe, wowe urimo urisebya ubwawe, ugasebya ukabwira ubwonko yuko ibyo bintu wowe utabikwiye, gute se utazahora uri hasi, uri inyuma y'abandi. Ikintu cya gatatu, jya wiga buri munsi, kunda kwiga, kunda gusoma ibitabo, kunda kumva ibiganiro bivuga ku bitabo, kunda kumva ibiganiro by'ubuzima, kunda kumva The Voice of Life. Bizajya bigufasha uzabana nanjye, uzagenda ugira impinduka mu buzima bwawe kandi uzanshimira nyuma. Ikintu cya kane, disipurine. Buri ibintu byinshi bitubaho ni uko twirengagiza disipurine kandi yari ikenewe. Ikintu cya gatanu, yizere nubwo utagira kwizera nubwo utagera aho ushaka.
icyo kintu cya gatanu. Wibuke ibi, uko wibona ni nako isi nayo igufata. Igice cya kabiri, gutinya risk, fear of taking risk. Iki kintu cya kabiri, gutinya gufata risk. Abantu benshi barashaka gutsinda ariko ntabwo bashaka gutinya. Biratangaje ukuntu umuntu yumva ashaka kubaho ubuzima bwiza ariko adafatira risiki. Barashaka amafaranga menshi ariko ntibashaka gutanga. Nta kintu ushaka gukora ariko wumva ushaka amafaranga. Agakuru kamwe k'umuntu twahuriye mu nzira yaje arambwira ati ese wampaye amafaranga? Ndatekereza se niyo mpamvu ndamuha amafaranga. Umuntu agusabye amafaranga nta kintu na kimwe yatanze, nta serivisi yaguhaye, uvuga ati ko muhaye amafaranga bigendanye na serivisi ancurujeho, bigendanye n'ikintu runaka, urashaka kwakira kuruta gutanga. Nawe nutanga abandi bazaguha, kuko umuntu utanga uko byagenda kose nawe arahabwa. Abantu baratangaje, bashaka ubuzima bwiza ariko ntibashaka guhindura ibyo basanzwe nyine bakora. Ugasanga umaze imyaka 5 ukora ahantu hamwe, uhembwa amafaranga amwe. Yewe ushobora no kuba umaze imyaka 5 uba mu nzu imwe, ukumva hari ubundi buzima ushaka kubamo ariko ntibishoboka. Impamvu ni uko ufata risiki y'uko ureba akandi kazi, iyo kaba gatandukanye nawe cyangwa ugafite ikintu cy'ubuzima ugenda ugakora, uzamura iyo inkamu, uhindura inzu wabagamo. Fata risiki, niba wabaga mu nzu y'150 ujye mu nzu 300. Ni risiki. Kuko niba ufite risiki, niba ufite inshingano z'uko ugomba kwishyura inzu y'300, uzakora, uzava muri comfort zone, uzumva yuko ugomba kuba muri iyo nzu kandi ukanabaho neza. Uzumva yuko nta mafaranga agomba kwiyongera, ugomba kuguma ku mushahara umwe. Umuntu udashaka gutera imbere ahora ku mushahara umwe, ahora afite inkamu streaming imwe. Ariko umuntu ushaka ko mu buzima bwe hahora impinduka, niwe ugira amasoko menshi y'amafaranga. Niba ugiye gukora akazi k'ukwezi, gira akandi kantu ku ruhande utangiza kawe gashobora kukokipa verifu n'ako kazi gahagaze. Abantu benshi twikundira umushahara w'ukwezi, ntabwo dushaka gufata risiki. Twumva yuko twebwe icyo dupanga kubona wa mushahara wacu w'ukwezi, nta zindi risiki.
abantu gushaka iterambere ariko batinya gutsinda. Umuntu ukunda iterambere ahura n'ibizazane, ni up and down, ukazamuka ejo ukagwa, ukongera ukazamuka. Rero umuntu ukunda iterambere ntabwo ashobora gutinya gutsinda, aba azi ko gutsindwa ari igice kigize intsinzi. Uko niko kuri, nta ntsinzi ibaho nta risiki ibayeho, ikintu cyose dusaba gufata risiki. Hari abantu bafite risiki zo kuvuga ati yewe ndi muri ino myaka gushaka umugore risiki, ejo muzabyara usange noneho ibibazo biriyongereye, wafashe inshingano zo kuba umugabo. Niba warafashe inshingano zo kuba umugabo ni risiki, ugafata inshingano zo kuba wakubaka umuryango wawuyobora, wawufasha mu buzima bwa buri munsi, izo ni risiki. Ufashe risiki zo kuva ku kazi kawe kaguhembaga buri kwezi, gatumaga uba muri comfort zone, ukajya gutangiza business. Icyo ni ikintu cyiza nshishikariza abantu bose bakunda the best of life gukurikirana ibiganiro bya University, babashishikariza kwikorera kuruta gukorera abandi. Risiki ishobora kuba ubwo hari abantu batumva gufata risiki icyo ari cyo. Risiki ishobora gutangira bizinesi, gusaba akazi gashya. Ibi nibyo ndi kuvuga, gusaba akazi gashya. Ko kundi ukubita imyaka 5 ukorera umushahara w'umuba mu kazi kamwe, biga ababosi bawe ntabwo babakunda. Kuko niba umubosi umukorera imyaka 5 aguhemba umushahara umwe, adashobora kuzamuraho n'igitobo cy'ifaranga, ibyo bikubwira yuko nawe ugomba kugira impinduka uzana. Nizere ko nyuma y'iki kiganiro nitugisoza uratangira gushyira mu bikorwa ibyo twaganiriyeho. Turi ku kintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu adatera imbere, kimwe gufata risiki. Kwiga ikintu gishya birafasha. Buriya nta bumenyi bujya bupfa ubusa, uko niko kuri. Ikintu cyose uzafata umwanya ukakiga ukagira umwanya ukagikora, ubwije ukuri ko kitazagupfira ubusa. Ushobora kuba wenda muri uyu mwaka utagiye kugikoresha, ariko uzacyifashisha mu wundi mwaka. Buri kintu wiga gishya buri munsi, kizagufasha guhindura aho uba. Ibyo nakubwira, gerageza ufate risiki zo kuba iyo wabaga mu nzu y'icyumba na salo, genda ufate ibyumba 2. Genda wige kuba mu bantu bafite inzu y'ibyumba 2 na salo. Genda wige ugenda uhindure. Niba wabaga muri karitsiye iri hagati, genda ujye kuba no muri apartment, genda ube n'ubwo buzima. Wige gufata risiki, wige guhindura. Ntukishimire ahantu, ntukanezererwe ahantu hamwe yicaye. Waranezerewe kwibera mu kazi ahoraho, ukadutera stress, ukwezi kuzashira njye bamembe, bose aho batahumva, ibindi ukwezi kwanyu kuzuzura. Iyo ni comfort zone. Kandi akenshi usanga imiryango yacu, inshuti zacu batubwira ati wabonye akazi bimeze neza, ubuzima bugiye guhinduka. Ntabwo ubuzima buba bugiye guhinduka. Ushobora wenda kubibona gutya ko ubuzima hari ikintu bwahindutse, ukishima n'uwo mushahara, ariko umushahara umubosi uwo ari wese azaguha ntabwo uba ugamije kugukiza, ahubwo uba ugamije gukomeza kumukorera. Kumara igihe kinini ukorera abandi, niko kwikorera bigenda bikujya kuri. Ntushobora kuzapfa ubaye umuntu ushobora kuba mu buzima bwiza
mu gihugu gikorera umushahara, erega umushahara uwo ari wo wose wakorera miliyoni imwe, miliyoni ebyiri, ntabwo ushobora kugukiza kuko umuntu uwuguha aba yabanje kureba yuko wa mushahara aguhaye utazatuma uva mu kazi ke. Umuntu aguhemba amafaranga akaguhemba amezi 5, mu myaka 5 adahinduka, kandi we yunguka buri munsi, inyungu iza buri munsi, sibyo? Hari ibintu bitubaho ntitubyigireho kandi aba ari amasomo. So rero twige guhindura aho tuba. Please change it. Listen carefully. Vuga igitekerezo cyawe, abantu batinya kuvuga igitekerezo. Basi niba udashobora kuvuga igitekerezo cyawe, kibwire wowe ubwawe, wige gutinyuka kuvuga igitekerezo cyawe. Bityo hari n'igihe ushobora gusanga ari nacyo gishobora kuguhindurira ubuzima. Ariko nanone kugira icyo ukora nabyo ni risiki. Kuguma aho uri mu myaka 5, kuguma aho uri mu myaka 5 udahindutse cyangwa udahinduye ubuzima wabagamo, nabyo ni risiki, ariko iyo ni risiki mbi. Risiki mbi. Reka rero nkubwire risiki nziza, ari nayo ikiganiro The Voice of Life twifuriza. Risiki nziza ni iyi: si ukwihutira ibintu utazi. Risiki nziza ni icya mbere, kwiga mbere, gukora ubushakashatsi, gutegura, kubara neza, icya 5, hanyuma ugatera intambwe. Wibuke ubwato ntibwambuka inyanja bugumye ku nkombe. Wibuke agakayi n'ikaramu gusa, ubwato ntibwambuka inyanja bugumye ku nkombe. Twivugire ku kintu cya 3 gishobora gutuma udatera imbere: comfort zone. Twarakiye gukurikirana igice cya 2.